umubwiriza we yaje gusanga byose biva mu kuboko k'Uwiteka. Ibi byose dukora, byose twirirwa turukanamo, byose biva mu kuboko k'Uwiteka. Tugateze imyakano yanyu bazajya bagezaho ibyo Umwami Imana dushakaho, bazajya bagezaho ibintu bijyanye n'iyobokamana. Rero mu by'ukuri uyu munsi twifuje ko twaganira ndetse ko twakungurana ubumenyi, cyane cyane dukoresheje Bibiliya, kuko twebwe nk'abana b'abantu uyu munsi ndifuza ko twafatanya gusoma umubwiriza, cyane ko umubwiriza harimo amagambo cyangwa se harimo inyigisho, harimo impuguro, harimo ubumenyi butandukanye, harimo ibyo twibwira ko ari byo dushaka cyangwa se ari byo dukeneye nyamara atari. Umubwiriza 2 umutwe w'amagambo uravuga ngo ibihimbano n'ubutunzi nta mahoro bitera. Ese kubera iki umubwiriza avuze ngo ibihimbano n'ubutunzi nta mahoro bitera? Ese kubera iki? Se mwaba mwarasomye umubwiriza ngo musobanukirwe icyo umubwiriza avuga? Reka tunyuremo turebe icyo umubwiriza, impamvu yavuze ngo ibihimbano n'ubutunzi nta mahoro bitera. Nibwiye mu mutima wanjye nti henga nkugerageresha ibihimbano, nuko ishimire kugubwa neza, maze mbona ko nabyo ari ubusa. Navuze ibyo guseka nti ni ubusazi, n'ibitwenge nti bimaze iki? Umubwiriza yumvaga ko agomba kunezeza Imana abinyujije mu bihimbano cyangwa se mu gusetsa, ariko ibi byose yabonye ari ubusazi, abona nta kintu bimaze. Aribaza ati n'ubundi bise bimaze iki? Yasanze nabyo nta kamaro. Kandi mu by'ukuri urumva nk'umuntu wari umunyabwenge, wari warihuguye, yumvaga ko ibyo agiye gukora bigomba kugira umusaruro, ariko nyine yaje gusanga nabyo nta mumaro. Rero yarakomeje aratubwira ati nishatse mu mutima uko nakwishimisha mu mubiri wanjye vino, ariko umutima wanjye ukomeza kunyoboza ubwenge, ngashaka n'uburyo nakora ubupfapfa kugira ngo menye icyo bumarira abantu babukorera munsi y'ijuru mu minsi bakiriho. Mu by'ukuri umubwiriza yakoze ibintu bigiye binyuranye, akora ibyiza, akora iby'ubwenge, abona nta kamaro, abona nta kwishima, aravuga ati noneho reka nkore iby'ubupfapfa, menye icyo ubupfapfa bumarira ababukorera munsi y'ijuru mu minsi yabo bakiriho. Ariko igitangaje n'ubundi yasanze byose ari ubusa. Rero uyu mubwiriza arakomeza atubwira ati nikoreye imirimo ikomeye, niyubakiye amazu, nitereye inzabibu, nihingiye imirima n'imirima y'uburabyo, izitiwe nyiteramo ibiti by'amoko yose y'imbuto ziribwa, nifukuriye amariba y'amazi kugira ngo nyavomereremo imirima yororerwamo ibiti. Niguriye abagaragu n'abaja babyarira abandi mu rugo rwanjye, kandi ngira ubutunzi bwinshi bw'amashyo y'inka n'imikumbi y'intama, ndusha abambanjirije i Yerusalemu bose. Mu by'ukuri umubwiriza yabaye umutunzi ukomeye ndetse unashikamye, hahandi yagize ubutunzi akarusha abamubanjirije i Yerusalemu bose, abarusha ubutunzi. Noneho arakomeza atubwira ati nirundaniriza ifeza n'izahabu n'ubutunzi buherereye ku bami buvuye mu ntara zose, nishakiye abaririmbyi b'abagabo n'ab'abagore, n'ibinezeza abantu n'ibicurangwa mu buryo bwose. Nuko ndakomera kandi ndusha abambanjirije i Yerusalemu bose kunguka, nkomeza n'ubwenge bwanjye, kandi sinimye amaso yanjye icyo yifuzaga cyose, nta n'umunezero wose nimye umutima wanjye, kuko umutima wanjye
wishimiraga imirimo yanjye yose. Ibyo ni byo byari ingororano z'imirimo yanjye yose. Mu by'ukuri umubwiriza aratubwira ko we yagerageje uko ashoboye, akinezeza uko ashoboye, akishimisha uko ashoboye, akaba umuntu ukomeye cyane kuruta abamubanjirije i Yerusalemu bose, kugeza ubwo yabonye ko ibyo bimunezeza ari imirimo y'amaboko ye, nyine arayishimira. Nk'uko uyu munsi iyo dukoze tugatera imbere, tukabona ku mafaranga, tukabona itunga umubiri, tuba twumva twabaye success, nyine umuntu aba yumva yakoze nyine, avuga ati ahangaha ni ukumva wishimiye, unezererewe ibyo uri gukora, cyane ko bidutunze, bidutungiye famiye, kuri n'abana cyangwa se n'abavandimwe cyangwa se n'izindi famiye zawe zafi, hari ikiri kukumarira bivuye muri kwa gukora kwawe. Rero aho ngaho utangira kunezerererwa imirimo y'amaboko yawe. Ariko umubwiriza hari icyo yakomeje avuga, yararebye areba ibyo byose yinejejemo, areba aho yanyuze, areba ibyo yandiye, ibyo yanyoye, mbese byose amaze kubinyuramo aravuga ati, maze nitegereje imirimo yose y'amaboko yanjye n'imiruho yose niruhije nkora, nsanga byose ari ubusa, ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kandi nta gifite umumaro kiri munsi y'ijuru. Yarebye ubwo, urumva yari amaze wenda igihe kinini yinezeza, yari afite ukuntu inezeza muri we, yari afite ukuntu abikora, arareba, aritegereza, areba ibintu byose, areba imiruho yarushye, areba uko yagiye akora, asanga byose nta kamaro na kamwe bifite munsi y'ijuru, asanga nta mumaro na muke bifite munsi y'ijuru. Akomeza atubwira ati, nisubiramo ngo ndebe ubwenge n'ubusazi n'ubupfapfa, mbese uzasimbura umwami azabasha gukora iki? Urumva ubwe yisubiyemo, areba nyine muhahise, areba ubupfapfa n'ubusazi yakoze, areba ibintu n'ubwenge byose, aribaza ati, ibi bintu byose ko nabikoze kandi nkakora ibintu by'indashyikirwa, noneho uzansimbura we azakora iki? Ko mbona ibintu byose biri success, ndabona nta gisigaye, nta bundi bwenge bundi busigaye, nta bundi buvumbuzi buhari, ibyo byose nabinyuzemo, byose ndabizi, none uzansimbura azakora iki? Icyo nicyo kibazo uyu mugabo yibajije w'umubwiriza. Nuko mbona ko ubwenge buruta ubupfapfa, nk'uko umucyo uruta umwijima. Amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we, naho umupfapfa agenda mu mwijima atabona. Nyamara nabonye ko amaherezo ya bose ari amwe. Mu by'ukuri umubwiriza hano hari ikintu kizima atubwiye, kandi hari ikintu gikomeye nanone atubwiyemo. Aragira ati, nasanze amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we. Ati, amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we. Ati, nyamara umupfapfa we agenda mu mwijima. Urumva ko nyine umupfapfa nyine agenda ameze nkaho atabona, agenda nyine nk'utagenda. Ariko noneho igikomeye muri ibyo, aragira ati, nasanze bose ubuzima bwabo bose bafatanye, bose barapfa. Umunyabwenge, umupfapfa, bose barangira kimwe, gupfa ni kumwe. Kuko ahangaha yabivuze neza, ati, amaso y'umunyabwenge ari mu mutwe we, nawe umupfapfa agenda mu mwijima atabona. Nyamara nabonye ko amaherezo ya bose ari amwe. Ab'umunyabwenge, ab'umupfapfa, amaherezo yabo ni amwe, yose ni amwe. Ikintu umubwiriza we yararimo yibwira bitandukanye, cyangwa se kirenda gusa n'icyo natwe twibwira uyu munsi. Ariko mu by'ukuri we yakomeje, ndetse ntigeze ahagarara, ahubwo yashatse ibirutaho, agira uko abimenya, ndetse
n'abazamukurikira bazagire ibyo bamenya, cyane ko we yari yaramaze gukora ubushakashatsi hafi ya bwose, nk'uko abivuga ko ibiri munsi y'ijuru byose yari abizi, kugeza ubwo yarimo yibaza ngo ese umwami uzankurikira we azakora iki, kuko yari afite ubwenge bumwemera cyangwa se bumwemeza ko nta kindi gisigaye, umwami uzaza nyuma ye ko nta kindi kintu azigera abona uyu nguyu atabonye. Rero hano yarakomeje akomeza atubwira ati niko kwibwira mu mutima nti ibiba ku mupfapfa nibyo bizambaho, none se kumurusha ubwenge byamariye iki? Niko kwibwira mu mutima nti ibyo nabyo ni ubusa. Urumva umubwiriza we mu ntekerezo ze cyangwa se mu bwenge bwe yari afite aragira ati niko kwibwira mu mutima wanjye nti ibiba ku mupfapfa nibyo bizambaho, none se kumurusha ubwenge byamariye? Niko kwibwira mu mutima wanjye nti ibyo nabyo ni ubusa. Mu by'ukuri rero bavandimwe, uyu mubwiriza ntabwo ari uwanjye, si uwawe, si uwuriya, ahubwo n'umubwiriza ni uwacu twe, kuko urumva we yarasesenguye, noneho amaze gusesengura aravuga ati ese ibi bizaba kuri uyu njye si byo bizambaho? Ibi biri kuri uyu njye si byo bizambaho? None se kumurusha ubwenge bimaze iki kumurusha ubwenge? Ati rero ibi byose narabirebye nsanga nabyo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ati nabyo byose ni ubusa. Urumva nyine byose yari yakoze ubushakashatsi asanga byose ni ubusa. Ibi turimo twirirwamo byose ni ubusa, byose ibi twirirwamo byose ni ubusa, byose nta kamaro na kamwe, ni ubusa. Nyine kano kanya turabona ko bifite akamaro kuko turabikeneye, turimo turabikoresha ibi na biriya, ariko ni ubusa. Rero uyu mubwiriza aratangaje cyane, kuko hano arimo aratubwira ati erega umunyabwenge ameze nk'umupfapfa, nawe ntiyibukwa iteka, kuko mu bihe bizaza bose bazaba bibagiranye. Erega umunyabwenge nawe apfa nk'umupfapfa. Bivuga ngo umubwiriza yararebye asanga uri umunyabwenge, uri umupfapfa, igihe iyo umuntu yapfuye yagiye ntawibuka iteka, bose baribagirana. Asanga rero bose ari kimwe, kuko iyo umuntu yagiye nyine yaba yagiye. Ubwenge yaba afite bwose iyo yapfuye haba ataniye n'umupfapfa, kuko bose baribagirana. Cyane ko umubwiriza atubwira ko nta wibuka iteka muri abo ngabo uko ari bose. Nuko umubwiriza akomeza atubwira ati niko kwanga ubugingo, kuko imirimo ikorerwa munsi y'ijuru yamereye nabi, byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Mu by'ukuri inshuti bavandimwe, uyu mubwiriza aragira ati byose ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibi twirirwamo byose, ibituma nyine duhora dufite amapuresha, bigatuma amahoro mu mitima ntayo, ibiri ibumoso, imbere, inyuma, iburyo cyangwa se byose ni ubusa. Niko umubwiriza akomeza atubwira. Dukomeje ku murongo wa 18 haravuga ngo maze nanga imiruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko nzayisigira umuntu uzansimbura, kandi ninde uzi yuko azaba umunyabwenge cyangwa umupfapfa? Nyamara azategeka imirimo yanjye yose nakoze, ngaragarizamo ubwenge munsi y'ijuru, ibyo nabyo ni ubusa. Urumva uyu mubwiriza yararebye abona imirimo ye yakoze, namara kugenda cyangwa se amaze gupfa cyangwa se amaze gutabaruka, hari undi muntu uzamusimbura.
noneho ya mirimo yakoze ayigaragarisha ubuhanga cyangwa se yiganjemo ubuhanga cyangwa se yiganjemo nyine irimo ubumenyi buhambaye, aho niho ahera yibaza akavuga ati ibi n'ubundi ko nabikoze aba mbisize bakiri nabyo ni ubusa. Noneho hano rero akomeza atubwira ati nicyo cyatumye nisubiramo ngahebya umutima wanjye ku miruho yanjye yose naruhiye munsi y'ijuru, kuko habaho umuntu ukorana ubwenge no kumenya n'ubuhanga, nyamara azabisigira utabiruhiye bibe umurage we. Ibyo nabyo ni ubusa, ni ibibi bikomeye. Nyamara uyu mubwiriza arambwira njye nawe, uyu mubwiriza afite byinshi ari kutugezaho bikomeye cyane. Harimo inyigisho nziza kandi zihambaye dukwiriye gushyira tukabishyiraho ubwenge, tukabitekerezaho kabiri, cyane ko uyu mubwiriza uko byagenda ko ariko kose harimo igisubizo tugomba gukuramo mu gihe tukigumanye kuri iyi cano yanyu, tukaguma dusoma Bibiliya, tukaguma twiga neza, twisobanukirwa, hari ibyo tuzabona bikatubera inyungu. Kuko uyu mubwiriza arakomeza akavuga ngo none se umuntu akura iki mu miruho ye yose no mu byo umutima we washishikariye munsi y'ijuru? Umubwiriza aragira ati none se umuntu akura iki mu miruho ye yose n'ibyo umutima we washishikariye munsi y'ijuru? Ni iki tubikuramo? Ese ibyo turi gukora uyu munsi tuzabikuramo uwuhe musaruro munsi y'ijuru? Ni izihe nyungu tubifitemo munsi y'ijuru? Noneho uyu mubwiriza rero akomeza avuga ati kuko iminsi ye yose ari agahinda n'imiruho ye ari ishavu, ndetse na nijoro umutima we nturuhuka, ibyo nabyo ni ubusa. Rero umubwiriza ikintu atubwira, ibi dukora munsi y'ijuru byose ni agahinda, kuko na nijoro akomeza atubwira ko imitima yacu itaruhuka. Ibyo nabyo byose ni iki? Ni ubusa. Byose ni ubusa. Hano dukomeje twihuse cyane, arakomeza atubwira ati ku murongo wa 24, nta kigirira umuntu akamaro kiruta kurya no kunywa no kunezeresha ubugingo bwe ibyiza bituruka mu mirimo ye. Nabonye yuko ibyo nabyo biva mu kuboko k'Uwiteka. Bivuga ngo muri ino si ibintu byose twakora nta bintu binejeje nko kuba umuntu yariye yananyoye, ariko ibyo nabyo biva muri ya miruho yacu, biva muri kwa gukora kwacu, za mvune nyine. Umubwiriza we yaje gusanga byose biva mu kuboko k'Uwiteka. Ibi byose dukora, byose twirirwa turuganamo, byose biva mu kuboko k'Uwiteka. Hano umubwiriza arakomeza akatubwira ngo none se ninde wabasha kurya no kwinezeza akandusha? Umubwiriza mu bigaragara yari afite ubutunzi buhambaye, yari afite imbaraga n'ubushobozi biri ku rwego rwo hejuru, kuko hano aratubajije ngo none se ninde wabasha kwinezeza mu biribwa n'ibinyobwa akandusha? Mu by'ukuri hano biragaragara ko yinejeje byo ku rwego rwo hejuru, byo ku rwego rudasubirwaho, byo ku rwego ntagereranywa. Kuko hano arakomeza akatubwira ngo kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ngo ariko umunyabyaha imuha umuruho. Kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha umuruho ngo asarure arunde, abone ibyo guha unezeza Imana. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Rero mu by'ukuri uyu mubwiriza
afite inararibonye muri ibi twirukankamo byose, muri ibi turi gucamo byose by'ubuzima, kuko yararebye ibyo yanyuzemo byo kwinezeza, byo gukora iki, asanga byose ari ubusa. Noneho asanga rero umuntu wubaha Imana ari we iha amahoro, ikamuha umunezero. Noneho umuntu utubaha Imana imuha umuruho wo gusarura akarunda kugira ngo abone ibyo azaha unezeza Imana. Ati rero ibyo byose nabyo narabirebye, nsanga kubyirukanka ari nko kwirukanka inyuma y'umuyaga, nsanga byose ari ubusa, kwirukanka inyuma y'umuyaga. Bivuga ngo rero inshuti bene data, inshuti y'umusaraba bakundwa, uyu munsi Yesu ajya kujya mu ijuru asize avuze ngo ntabwo mukiri abagaragu banjye, ahubwo muri inshuti zanjye. Ati kuko abagaragu ntabwo bamenya icyo shebuja akora. Mu by'ukuri rero ikintu nakifuza ko uyu munsi twaba mu nzira imwe yo gushaka kugira neza kw'Imana, yo gushaka gukomera kwayo, yo gushaka imirimo n'ibitangaza, ndetse tukabasha kuyisobanukirwa cyane ko Imana idukunda kandi twitayeho. Aba ari wowe, aba ari jyewe, turacyari mu isi y'ibibazo, mu isi y'ibigeragezo, mu isi y'intambara, mu isi itatworoheye, ariko dufite umurengezi, dufite Imana isumba byose, dufite Imana ikora, dufite Imana y'inyembaraga, dufite Imana yumva gusenga kwacu. Ikintu hano dukwiriye gukora, dukwiriye kuyizera, tukayisaba, tukayitakambira, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Imana niyo nyir'ubutware, niyo nyir'ubushobozi, niyo nyir'icyubahiro, cyane ko yavuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihumbe. Rero Imana tuyisabe, Imana tuyegere, duce bugufi, tuyibwire ibyo tuyikeneyeho, tuyinginge, kandi Imana nituyisaba izaduha ibyo tuyisabye. Nishimiye kuganira namwe ku magambo y'Imana, nishimiye ko Imana uyu munsi yampaye guhumeka, nishimiye ko uyu munsi yampaye imbaraga zo kuvuga imirimo n'ibitangaza byayo, cyane ko uyu mubwiriza yatuyoboye neza, akaba atweretse ndetse adukoze ku maso, tukamenya ko ibyo turi kwirukankamo byose, ibyo turi gushaka byose ari nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Rero nababwira ngo tuzakomeze mu gice gitaha, ndahari. YouTube channel ni yanyu Zibuka TV, mukomeze mudutere inkunga, kandi namwe nuko tuzajya tubagezaho ibintu byiza kandi bisobanutse, ndetse ikintu ino YouTube ishinzwe itagomba no kureka, inshingano zayo ni inshingano zimwe, ni ukuvuga ugukomera n'imirimo y'Imana n'ibitangaza byayo. Murakoze, amahoro y'Imana akomeze aganze mu mitima yanyu, kandi iby'Imana mwishakaho ibumvire, mwigireho umugisha, amahoro n'umugisha bisakare kuri mwe. Murakoze cyane.